reba Beni kano kana kari kazi kubwira gatangiye kumenya kubwiriza ka Beni gatoya hariko ibintu byo kugenda mu kujyana amacaca atandukanye byarangiza kageze gute inyenyeri yako bayigize gute bayifashe barayizimya ubu karazimye nako karazimye ndikajana no kubwiriza mama Lionel niwe ndaheraho mama Lionel kiri muri ADPR sobonaga ko yari ameze neza hagaze neza ashima Imana bimeze neza niba ngo uko bajya ahantu kuririmba cyangwa se kujya kuvuga ubutumwa aho ngaho bo babatumiye bahita bo batumira umuntu uri kuri tegeti Satani ashaka mu buryo yanagusengera yavugaga gusengera aho kugira ngo ibyiza bize hakaza imyaka nk'ibihumbi ba nyira Pasika se barabadeperi ba Semajeri se barabadeperi aba bansijirungu nawe nasinzirungu natitonda na waraje azime byanyabyo natitonda araje azime kuzindi babahewe oya erega David Satani we icyo akora nje ibindi kuvuga abakozi b'Imana bazimye nibyo barazimye koko n'abaradukurikiye n'abakurikiye ibiganiro bajya babireba barazimye pe aba basugira Steven yari umuvuga butu urabizi yari uvuga butu mukomeye cyane igeze kubwiriza ikibwirizo ngo gukura mu bitekerezo kwaguka mu bitekerezo icyo kibwirizo yari kivuze bahara naho bamuhaye imodokari aba ba Anisete yaratangiye neza yaratangiye sawa Anisete we katakivuga we ariko Anisete umwana w'umwuka wera biravuga ngo ufite umwana ufite ubugingo uwo mwana ntawe niyo mpamvu rero ari amafaranga bagenda bafata bahereza ngo bagende nayo muryango wabo ngo bavuye kuvuga ubutumwa birangira bazimye urutonde rw'abantu bazimye Pastor Kim rero ntanzeho urugero rwiza kandi rufatika. Yes, ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonake Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, nige mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonake Plus turafite umutumirwa wacu uyu munsi, turafite umuntu w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Yitwa Rungano Innocent. Niwe tugiye kuganira nawe muri aka kanya, ariko nanone reka dushime Imana yemeye ko tuza kuganira nawe uyu munsi nandi mahirwe n'undi mugisha wo kuganira n'umuhanuzi w'Imana. Hanyuma rero uyu Innocent umuhanuzi Imana hamagaye mu gihe nk'iki urwano abantu ibintu bigakunda gano abantu ibintu bigasohora mu byukuri nandi mahirwe ku muntu dukurikiye ndetse nanjye uri kumwe nawe nandi mahirwe nakiriwe rero ntabatindeye cyane reka mwakire Innocent Karame David ndakwakira hano kuri Gonake Plus urakoze kunyakira Imana bamugisha. Hanyuma reka dutangiye n'isengesho nk'uko abantu basanzwe babimenyereye hano iwacu ni mu gakiza ntago wadukurikira udafite agakiza umuntu uzaduhora ko tukijijwe cyane cyangwa se ko twemera Imana uwazagenda ariko tuzafatanya urugendo tuzakomezanya sibyo Innocent cyane no kuri yego ni karibu n'isengesho dusenga Imana Imana mu izina rya Yesu Imana y'imbabazi Imana ikomeye Imana ireba Imana ya hafi na kure Imana idatsindwa Imana ihora itsinda La tosi le banta la bone vanda la honde kita la binimanda la sivedra la chandre bonimando le kita silabo onema de votre de boshain na haile de ki andomen manda la bove la siadrore keta binimanda imla haini la sivela de boshain na hai kandi bigende uko ubishaka ntibigende uko dushaka mundurebe iki kiganiro mwami gihindure byinshi akoreke byinshi muri we n'intekerezo zizaguke urakoze la votre demande pala dosaila comptabilimando vilabo onema ilas beda jonima de la kota la bieneva amen amen. Hanyuma nongeye kugwikazi nakareba hano kuri Gonake Plus Innocent murakoze cyane no ku bantu badukurikire kambibiri banka yo mugomba gukurikiza hano muri iki kiganiro nuko mugomba gukurikira ikiganiro cyose mukagisoza kuko iyo dusoje tubwira umukozi w'Imana akadusigira nimero yiwe ku muntu wifuza gusengana nawe ku muntu wifuza kuganira nawe ariko ku bantu basanzwe baganira nawe niyo ngiyo kuko abantu basanzwe baganira nawe baje bagashima Imana niyo ngiyo musanzwe mukoresha sibyo Innocent yego. Hanyuma ikindi nuko mugomba gukora subscribe kuri Gonake Plus mugasangiza n'inshuti zayo kuko ibiganiro dukora n'ibigano umuntu asangiza inshuti ye ntago umuntu yagisangiza umuntu utari inshuti ye nawe niba bakusagije kino kiganiro umuntu akiguhaye umenye kagufata nk'inshuti yawe yambere kuko n'ibigano dusangiza abantu bo dukunda cyangwa se inshuti zacu za hafi ko habarimo ijambo ry'Imana Innocent Karame. Hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu umeze ute bomeze neza kwijwi ry'amahoro kwijwi ry'amahoro baraho barashimana barakomeye kandi Imana bamugisha Imana irabarinze yurambuye amaboko ukabyuka mu gitondo ukabona abantu bakomeza kugukurikira ndashima Imana kavuga ngo warakoze Imana warakoze kumerwe wampaye ariko kugira ngo abantu 100 bakurikirane ku munsi abantu 300
abantu 400 twajya kuri Gonarike Place ho abantu 1000 abantu 2000 itashima Imana ngavuga ngo Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Hari abantu bafata nk'umubare w'abandi ijana ngo ni abantu bakeya bakavuga ati ni gute ushobora gukora ikintu kikarebwa n'abantu bakeya nk'abandi ijana gusa, uwo mubare ufata nk'umubare mutoya. Uri umuntu udashimye muri bake no muri benshi ntiyashima. Njya nshima Imana ngavuga ngo Mana abantu 100 bari kunkurikira, 100 ku munsi 100 bakankurikira, tati ni ukuri uhabwe icyubahiro. Yego uri Ijwi ry'amahoro bure abantu bakurikira neza. Njye nkunda kuvuga ngo ngiye nishake nzarebwe n'abantu 2, ariko abantu 2 bazaza bakagira ikintu bakura hehe hano kuri Gonarike Place. Yego sinshaka 100, 500, 600 bitazagira ikintu bikura he, bitazagira ikintu bibafasha abantu. Ariko bake beza baragira icyo bakura mu biganiro twakoze, abo ngabo rwose niba Imana iba yahisemo kugira ngo tuze gukomezanya. Gusa umuntu dukurikiye kino kiganiro gishobora kuba ari wowe kigendereye, ari wo muntu urubuze gukwama ijambo ryawe, maze imisi dukuvuga ngo twumve turebe, ariko nanone tunagira ute twige tuniki. Ino sa amasomo yageze he? Yageze kuri ndimo kumva nkareba nkaniga rwose. Ndimo kumva nkareba nkaniga. Ari wamwe ngo kureba no kubona ni ibintu bibiri bitandukanye. Kureba no kubona. Kureba no kubona. Unsinda pe. Ngo kureba no kubona ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari kureba umuntu ntabone akarebana nanga sakabona. Yego nabwo biratandukanye n'ibibiri bitandukanye. Nawe hisubyumva. Yego hari kureba ikintu wenda ukaja kureba ikintu ahantu ntukibone. Cyangwa ukabona umuntu uri kureba ugatambuka imbere ko ntakubona kandi areba. Yego bibaho cyane. Bibaho abantu nk'abo bariho. Kureba ariko utabona, ukareba Innocent ariko ntubone pe. Ntubone kandi Innocent kandi warebaga kandi yarebaga arivuga se byagenze bite. Sinago wabibonaga koko. Ntago wabonaga kuri kare kose kuri Gonarike ntago habaga ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Kubera iki kandi naraharebaga naragiraga kandi nyine kare kose wabagaye. Yego nari no kumva ntuzirikane. Kumva ntuzirikane pe. Ubwami bw'Imana buri hafi ukabyumva, ariko ntukore icyo ubwami bw'Imana busaba. Yego ariko jya no kwiga ariko ngo ntufate. Kwiga ariko ntufate. Shana ukuri pe urazi ko ariko urazi kugira ngo umuntu ukiga ariko ntufate, ukiga ariko ntufate. Ariko urazi kugira ngo umuntu akubeshere rimwe, agusebye 2, akugire 3, ariko ntufate isomo ryo kuvuga ngo wirinze neza. Abantu badukurikiye tugiye gutangira ikiganiro cyacu neza, ariko reka tumanze tuvuge kano kantu umuntu wabivuze neza, tuburyo umuntu ntakubabaza rimwe, ubwa kabiri akungaka kubabaza zaba ari wowe wibabaje. Oya byo ntago. Yego ubwa kabiri akakubaza, ubwa gatatu akakubaza. Oya ubwa kabiri. Ubwa mbere nakubabaza uzabyihangane kuko atazareho zawagize. Ariko nonga ku mindi chance. Ubwa kabiri akakubabaza. Ubwa kabiri nabwo ushaka kumanda amahirwe nabwo ubwa kabiri akakubabaza. Wa mama hirwe wenda aryaza yisubiyeho, ariko akubabaje nabwo rero shaka. Mbone waba wibabaje. Shana none kandi pe bari ibintu nyine biragoye. Biragoye. Hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu mu murimo w'Imana. Mumenye ko tugiye tuganira ku bintu byo kuba ku murimo w'Imana. Hanga twasuzanyaga ngo tumaze tugere muri mudu neza y'ikiganiro, cyangwa se n'abantu namwe mudukurikiye, niba ari ugiye kuzana gasani ku ruhande, cyangwa se niba ugiye gutegura ifunguro kugira ngo dukurikire ari kurya, niba ari n'umuntu wari ugiye kugura akajingo aze kudukurikira asange twatangiye ikiganiro cyacu neza. Noneho reka tugitangire. Ntekeza ko umuntu udukurikiye wese Innocent yamaze kwica mu mwanya wa nyakwe, ngaze kumva ikiganiro, aze gukurikira inkuru irimo, aze gukurikira isomo ririmo, aze gukurikira buri kimwe cyose turi buze kuvuga ko twe tugana ibintu byubaka ku murimo w'Imana. Siko kuri? Yego niko kuri cyane. Hanyuma Innocent ngiye ntahera ku kintu gisanzwe mperaho, hanini no kubaza umurimo w'Imana Imana yaguhaye, nicyo kintu usanzwe umenyere ko mperaho. Umurimo w'Imana yaguhaye umeze ute Innocent? Uko imbaraga zanjye zingana, ndimo kugerageza uko Imana ibishaka, ndi kugerageza ngakora uko Umwami Imana bishaka. Ndikumo ndabigerageza kandi Yesu arimo kumfasha. Yego urimo gutrayinga kureba ko Imana uko itegeka abantu ko babaho. Yego harimo gusenga, harimo kwiyiriza no kubana n'abantu bose amahoro. Iyo tuvuze nka gutyo tuhita tuvuga mu isi yanyu nkaho ngumuhanuzi, bihagaze ute ku mpano Imana iba yaraguhaye? Imana impano yampaye no kuyisengera kandi ikagira umusaruro kuri nge ndetse no ku bandi bantu badukurikirana, badukurikira kuri Gonarike Place ndetse no kujwi ry'amahoro ndetse n'ahandi hose, ikagira umumaro ku izo mpamvu zose. Hanyuma ntago ugira ubwoba bw'impano Imana yaguhaye? Ntabwo nagira ubwoba bw'impano Imana yampaye,
ariko bintera kugenda nigengeseye iby'Imana impano y'Imana yampaye bituma ngenda nigengeseye kugira ngo iby'Imana burya nta muhango ubamo iby'Imana bisaba kugira ngo ugende ufite ubwoba ariko ufite ubwoba bwo kuvuga ngo ndamutse nguye byambana bibi aho one side ndavuga ngo nibyo kwitondera no kwigengesera iby'Imana kuba mfite impano ntago ari ibintu wenda umuntu ufite impano wari wese si umwanya wo kwishongora no kwiyemera kuko kumva karemereye kumva kari hejuru ntago byagakwiye umuntu ufite impano aba igikoresho cy'abandi bantu akagira umumaro abandi bantu kuri we ndetse no ku bandi urugero nk'umuririmbyi agomba kuramya umutima ukanezererwa akanaganira n'Imana hanyuma akanafasha abandi nk'umucuranzi nabyo the same case ni kimwe nk'uko ni case imwe nk'uko wafata umucuranzi agacuranga ari wenyine akaramya Imana cyangwa se akazagucurangira andi churches rero impano ntago ifasha nyirayo ifasha nyirayo ndetse igafasha n'abandi bantu benshi muri rusange yego hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu neza urabyibuka neza ubushize twakoze ikiganiro dukora ikiganiro kivuga ko bakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi cyangwa se abavuga butumwa bagiye baza no ku mirongo ya social media tukabakunda ariko tukabura irengero ryabo abavuga butumwa baje abantu benshi bakagenda babakunda ariko tukabura irengero ryabo iki kiganiro twaragikoze abantu benshi banaragikunda ndetse banatanga n'ibitekerezo abandi bavuga ati turahumutse bakanibaza ngo abantu bagiye hehe nkuko uyu munsi wabimbwiye ati hari indi part ya kabiri tugomba gukoraho kwa bano bantu tukayibwira abantu bakareka kujya mu rujijo cyangwa se no kuyoba kwinshi kugiye gutandukanye ko turaza kuyivuga ndavuga ati nta kibazo rero uyu munsi turicanye inosa kugira ngo tuze kuyivugaho hari abantu benshi bagiye baza hari abaje bavuga ngo Imana ifite pièce ngo degree mini digi ngo ukire nonaha urumva hari abandi baje bavuga ngo ufite ireko yaritambutsa hari abandi baje bavuga amagambo meza nka Pastor Mutesi nabo nubwo tubabona ariko ntago tubabona mu murimo w'Imana hari abantu benshi bagiye baza bavuga amagambo meza ariko tukababura wenda abo nabo nitekereje wowe ufite bo wateguye buraza kutubwira cyangwa se nabo urabutubwire ariko uraza kubivugaho mu buryo burambuye abantu bagiye he ubundi bari abantu rero buriya bazimijwe hari icyo bita uburangare ku munyamasengesho ashobora kugira noneho yarangara akanya gatoya satani abonye kuri wowe ko kwinjiriraho ahita agakoresha akagusandaguza mu buryo buremereye sinzi mba mikrofone wenda sound iri gutambuka ni nayizimije nongeye kuyatsa mu kanya nta kibazo yego rero Imana impamvu tubwira ngo gusengesha umwuka iteka no kuba maso cyane nuko tuzi ko tuzahura n'abantu bafite amabranche amashami nuko Imana izi ko tuzahura n'abantu bafite amashami y'ibyiciro by'abadayimoni gute ndavuga ngo wenda abantu bazimye byanyabyo bazimye kandi bafite umwuka w'Imana ndetse mwanahura mu muhanda ukabona yarazimye ukaba utamumenya kandi yarigeze kugira hano kuko n'ubushize uravuze ati umuntu uza hano akarebwa n'ibihumbi 50 uwo muntu agira sitani mwataka abari mu nzira zo kuzima hejuru y'ibihumbi 50 guhera ku 46 guhera ku 5350 abageze hari abadayimoni ibihumbi bamutegereza hari n'abamarayika bavuga ngo uyu muntu byanga bikunda urwego agezeho reka tumereze izindi mbaraga ziruta izo zaho yarari noneho reba ubirebe uburyo Mama Lionel yonda heraho Mama Lionel ari kiri muri ADPR sobonaga ko yari ameze neza ahagaze neza ashima Imana bimeze neza aba bagorete nibo bandirembye ngo umunsi Imana yakwibutse nako nibyo umunsi Imana yakwibutse abakwanga bazakumenya niho twamune ku ndirimbo hari bamutuye Imana Leoni Uwiteka nzikona jambo vuga ngo rihere kandi abo nabaririmbyi bagiye bagira gute bazima mu buryo butangaje mu buryo budasanzwe bitewe nuko bivanye aho bari bava mu matorero basengeragamo bajya mu materaniro menshi atandukanye bituma bahaha imyuka mibi ibazimya ba nyira Pasika bo hari n'abavuga ngo bagiye babatangamo ibitambo bagiye babatangamo ngo uko bajya ahantu kuririmba cyangwa se kujya kuvuga ubutumwa aho ngaho bo babatumiye bahita bo batumira umuntu uri kuri tegeti Satani ashaka ari kuri tegeti abaturi kuvuga rero ni abantu bari kuri tegeti kuri Satani avuga ati abantu ndabashaka agakoresha babajenti be bo mu nsengero bati uyu turamushaka agahita mutambamo igitambo undi muntu akagenda ariko ari gisenzege mu buryo bw'umubiri nta kibazo ntari ariko mu buryo bw'umuka ni gisenzegete mu buryo yanagusengera yavugaga gusengera aho kugira ngo ibyiza bize hakaza imyaka nk'ibihumbi
urumva nuvuga ngo reba ba marioneri se bara abadeperi ba nyira pasika se bara abadeperi ba semajeri se bara abadeperi abo bose ni abantu bari bahagaze neza. Aba bansije irungu nawe nasinze irungu natitonda nawe araje azime bya nyabyo natitonda araje azime. Urumva aba ba Boniface abantu bazi Boniface nese ntibazimye ntibari kuzima ndi babahewe. Oya erega David satani we icyo akora nje ibi ndi kuvuga abakozi b'Imana bazimye nibyo barazimye koko n'abaradukurikiye n'abakurikiye ibiganiro bajye babireba barazimye pe barazimye bavuga ngo bagusengere ubwo ni ukuvuga ngo nyine nawe birarangiye ni intege nke n'abaragukubitamo. Reba Beni kano kana kari kazi kubwira gatangiye kumenya kubwiriza ka Beni gatoya hariko ibintu byo kugenda mu kujyana amacaca atandukanye byarangiza kageze gute inyenyeri yako bayigize gute bayifashe barayizimya ubu karazimye nako karazimye ndikajana no kubwiriza. Urumva aba basugira Steven yari umuvuga butu urabizi yari uvuga butu mukomeye cyane igeze kubwiriza ikibwirizo ngo gukura mu bitekerezo kwaguka mu bitekerezo icyo kibwirizo yari kivuze bahara naho bamuhaye imodokari yagiye hanze avuga arabwiriza agira gute mungu w'Irusizi ariko umusugira Steven rero yarazimye na Chanette arazambara. Yego Chanette ntacyo wenda tubyihorere tuzibaze ariko sugira Steven yarazimye handi yaguye n'inzoga kinywera na Primus na Mitsingi agakubita ariko ubu ngubu yagize gute yongeye kugira gutya nyina ngari kongera gusenga ngo yongera garuke ariko se yakongera kugaruka gute atabanje gupfukama akajya mu maboko mazima atari amaboko yanduye ngo bongere bamupfukamo bamusengere bamwatuza bamukureho imihango yose bamukoreyeho n'imyuka mibi bamukoreye. Urumva aba ba Anisete yaratangiye neza yaratangiye sawa Anisete we katakivuga we ariko Anisete umwana w'umwuka wera biravuga ngo ufite umwana ufite ubugingo uwo mwana nta umwana yaramutanze yaramutanze kwa kundi bajya kubwiriza ahantu bakabakubita 500 400 300 100 miliyoni bakubita miliyoni hako umuntu azakubita 500 ngo n'ubwirize agukubita miliyoni ngo n'ubwirize utekereza ko ayo mafaranga ari kuza gutyo gusa nyine bya bihembo. Niyo mpamvu ujya mbwira abantu ngo nusengera umuntu ntuzamwishyuze nujya kubwiriza ahantu ntuzategeye ngo baguhereze ngo ngitike ngo baguhereze iki ngo hari ibyo wasize mu rugo ibibazo ufite mu rugo ibibazo dufite mu rugo Imana irabizi yabisoruvinga hari uburyo Imana ishobora gukoresha n'abandi bantu atari uko wagiye gutanga ngo ugiye kubwiriza ngo baguhereze ibyo ujyana mu rugo. Imana dukora se sihemba Imana dukorera se sikora ibintu bitandukanye byinshi kandi byiza. Niyo mpamvu rero ari amafaranga bagenda bafata bahereza ngo bagiye nayo mu muryango wabo ngo bavuye kuvuga ubutumwa birangira bazimye. Ba nyira pasika barazimye birarangiye barazimye ba semajeri barazimye ba Anisete barazimye. Uyu Pastor Kim yagusengeye ubu ngubu aharire mu Bubiligi ahari uyu Pastor Kim uyu mwaka utararangira azaba yasaze ndanga yambaye ubusa kubera ko we afitanye igihango n'abadayimoni ni umwagenti mukuru w'abadayimoni. Niyo mpamvu kabari bafite akarimi karyoje kugira ngo kigarurire abantu kagira gutya kabazane ariko gahunda ari yo kuvuga ngo ndabafata babandi batari bamenya batari basobanukira ibyo gusenga. Buri muntu utarasobanukirwa ibyo gusenga hari inyenyeri abageze gute hari inyenyeri abafite iyo yamaze gusobanukirwa ibyo gusenga rero ihita yaka. Niyo mpamvu ndi kuvuga abantu banazimye bitewe niyo bazimiye urutonde rw'abantu bazimye Pastor Kim rero ntanzeho urugero rwiza kandi rufatika muri ntagashobora kubaka n'urugo ntagashobora no kubaka urugo. Pastor Kim ntago bishoboka afite abakobwa b'abadayimoni baryamana kugira ngo nyine we yashingiwe mu badayimoni kugira ngo azavire ntibishoboka Pastor Kim kugira ngo azaveyo ntago bishoboka. Pastor Kim bizarangira umubare bamwemereye kugeraho abadayimoni bamubwiye kuzageraho kandi ari hafi kuwusohoza bazahita bamurangiza nicyo ngicyo bazahita bamukorera. Niyo mpamvu tuba tubwira ngo aba ba Anisete bongere basenga Imana nabo bakaruke ku gicaniro binginga Imana bahagarareho kuko bari bose murabizi mwa abantu mu mudukurikiranye buri muntu abazi kubwiriza azi guhanura azi no kwerekwa azi no kuririmba ariko birwa kuntu byagenze ntago bamufashe yiba ntibamufatiye mu kabare ntibamufasha asambana ariko se azimya ati ko batamufashe yiba ngo nizo nzoga zatuma sinda ngabigira gute ko none umwuka w'Imana wamukoreshaga agiye mwe ntago mushaka kubitekereza ngo munabire muvuga ngo mbese kuko uyu muntu ko batamusanze mu kabare ko batamusanze agira gute agiye he bigenze gute
nesa nisati bamufasha anywa inzoga, bamufasha se yiba, bamufasha sambana se atubura, ariko kubera ko inyenyeri ye bayijyanye, ubu niyo yabwiriza ati umutima uramurya hari ikintu kiri kuburamo, mwuka w'Imana yarigendeye, ibyo yakora byose nashaka abashumba bamuhagarareho, bamuhagarare bamupfuka bamusengera bamwatuza afata nk'ibihe by'icyumweru, ubundi arebe ko atarabohoka. Ariko bikimeze kuriya azavuga Imana asenge, ariko ijuru azaryumva mu matangazo, bara bose bazumva ijuru bazaryumva mu matangazo, nta bindi bazabwiriza iby'ubwami bw'Imana, bazareka amajuru bazamva mu matangazo. Kandi iyo bamaze kugutwara inyenyeri yawe barakujugunya ugasanga uri kwirwariza, barakujugunya. Marioneri agiye Mozambique, sari Mozambique se nyina Pasika se wakongera kubona muri ADPR agiye kwendamo iki, bakongera kugarukamo se? Mwa bantu b'Imana mwe mureke dusenge, tute gushaka inyungu ku bwacu ngo tushake vuba ibyo dushaka, naho ubu bitabaye ibyo ngibyo rwose birarangira bibaye ibindi. Kandi bo ntago bahita bazima, bariya bakubera ko bo bafite imbaraga nyine zibakoresha, bo ntago bahita bazima, bahita bazimya babandi bose bakabazimya, bo bagakomeza kuba bahagaze kugira ngo bakomeze bafate n'abandi baroba, abandi bahagaze neza, Nese Zawadi uretse kumva ngo abantu bari kuvuga n'ubuhamya yatanze kera, Zawadi ari umuntu wamufasha asambana, Zawadi ari umuntu ufasha asinda, nose ntiyaguye. Satani igihe bakoresha nyine akabafata akabinjizamo za mbaraga zabo, banakora nibi bakabikora arabwenge bwihishwa hatagaragara. Noneho umutima ukubera ko bamaze gutangwa mu badayimoni, dayimoni zikagera zikababwira ati uzongera uhagarara imbere gute, ko bazahanura bakaguta hanze bakakuvana ku gatuti, hakaza abanyamwuka bakaguta hanze, gahita avuga ati noneho ntaho ndi kuva, ntaho ndi kujya, byose kimwe. Yaba agasinda mu ijoro, agasinda mu ibanga, agasambana mu ibanga, nyine umuntu agakora ibyangwa n'amaso y'Imana mu banga, kubera akazi ko nyine nese ubundi ati ndi kuramira iki. Nuko nyine nta muntu wamubonye yiba, nta muntu wamubonye asambana, nta muntu ariko akazima, azimijwe n'icyo ubundi kare kose. Saba none ntibari kubitekereza nyine, umuntu ntibamufashe yibye, ntibamufasha asambana, ntibamufate mu kabari, ntibanamubonyemo, none arazimye, none azimijwe n'iki? Cyo kintu ni ikihe gitumye azima? Hanyuma muri part 2 tubwira abantu iki noneho? Iyi part 2 tubwira abantu ngo izi mbaraga z'umwijima ziri gukora mu macata atandukanye. Natanze urugero rwa Pastor Kim, mube maso kuko abantu benshi bamaze kubatanga ikuzimu. Aba bantu barabateze, ntubaze ngo babategeye ariko barabateze. Urumva Pastor Kim abo yatanze abo yarabateza, arabatega bamwe imbaraga z'i Bugande, muri Nigeria no muri Benin. Ni society ishinzwe gufata abantu nk'abari abafite umwuka w'Imana, barimo banyira Pasika ba marioneri, bo barabateze nyine, bo bari byararangiye, bo barabateze byo byararangiye. Cyenza gutangira bundi bushaka kwiga kujya ku gice, bakaza nk'abapagani kuko demon irabafashe, bakaza nk'abapagani batigeze bakizwa, batigeze bamenya Imana, bakaza bagatangira bundi bushyashya. Ubwo nicyo kintu cyabafasha kugira ngo bongere batangire bundi bushasha. Ariko bakimeze kuriya ijuru bazaryumva mu matangazo, ntabyo bazabona. None se mu mashanse ngo ni ndaya ya Yesu se ivuga ubutumwa arafite ntiriremereye se, ntirikomeye se. Ariko se uburyo Satani yamufasha nyine kubera bya bintu byo kwirukanka ba masharirene, amasharirene baracyagaragara. Pastor Mutese se baracagaragara, ntibazimye bazimye. Ziriya ngo ni impano bari kubaha, ngo na makoti babahaye, ngo ni impano bamuhaye, ngo ni iki, bira ni bitambo nyine bari kurya mu bitambo byabo. Bari kurya mu bitambo byabo. Urumva rero bamasharirene se babwirizaga neza ra? Bamasharirene yabwirizaga neza. Ba Pastor Mutese ntibabwirizaga neza ra? Bamasharirene bakicyambara amakanzu y'ibitenge nta baragera. Bayongwe se babwirizaga ra? Se bari basi byanditswe byera. Ariko ubungubu no kwiyambika ntago yabishopfa kubishobora. Nicyo kibi cya Satani. Kubura ubwenge, kubura mwuka w'Imana muyobozi. Abantu bashake muyobozi mwuka w'Imana bayobore mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abayobore rwose, abayobore neza.
urumva rero ziriya mbaraga z'umwijima zabo barabateze bo bariyo ubu ngubu bameze nk'utuvurivu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri barubashwe nta kibazo ntaki, ariko mu buryo bw'umwuka ni ubuvurivundi. hanyuma ino reka tujye mu ijambo ry'Imana niba nta kintu wongeraho. Kuko ntekereza ko abantu baba babyumvise neza, maze iminsi niri kubabwira ati nkuko nanatangiye kandi kubabwira ati twumve turebe ariko tunige, nicyo gihe birabaje kugira ngo abantu bumve David bakumva koko ibikari ukuri kwiga aho kugira ngo bige bige ku byo babonye no ku myaka bafite nayo bigisha. Ni karibu n'ijambo ry'Imana mu minota mike dusiganye itarenze nk'iminota nk'itanu gusa. Yego, ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana muri Zaburi 23:6 ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyombaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri kugirirwa neza n'Imana. Amen. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose. Kugirirwa neza, kugirirwa neza, imbabazi z'Imana bizanyomaho iminsi yose. Ineza y'Imana, imbabazi z'Imana koma ku muntu usenga. Hari ijambo ryambwiye ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kutazavuga kubwe. Uwo mwuka w'Imana naza azayobora abantu, azabereka icyerekezo, azabereka ikintu cya nyaco. Umwuka w'Imana w'ukuri nabazaho azababwira ngo bakore gutya, ababwire ngo bakore gutya. Impamvu abantu biyobora bagakora ibintu bitari ngombwa bagatandukira mwuka w'ukuri kuri bo aba yaragiye, ntihabe hakigaragara abantu, ahubwo ntihabe hakigaragara mwuka w'Imana muri we, ahubwo babandi bakaba bakiyoborwa n'iki? Bayoborwa na kamere zabo. Jambo rivuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza terasibe enemanda, uwo mwuka w'ukuri naza azabemeza, azabayobora. Impamvu abantu bakora ibidashoboka bagakora ibintu bitandukanye bakajya aho Imana yababujije, nuko uwo mwuka w'ukuri ataraza muri bo, nuko uwo mwuka w'ukuri yagiye, nuko uwo mwuka w'ukuri muyobozi ubabwira ngo ibi ni ngombwa ibi si ngombwa yagiye. Noneho mwuka w'ukuri yamara kugenda umuntu agasigara akora ibye, ntakore ibirimo uburyo bw'Imana. Rero uyu mwanya cyangwa se uyu mwanya urimo kureba ikiganiro, uwo mwuka w'ukuri senga Imana kuzanire mwuka w'ukuri ukwemeza kukubwira ngo ibi bikore, ukwemeza kukubwira ngo ibi ntubikore, haravamo ingaruka nubikora gutya. Nuramuka ugiye kubwiriza aha uratakaza mwuka wera, nuramuka watse ibya 10, nuramuka watse amafaranga, nuramuka watse ibingibi uratakaza Imana muri wowe. Rero uyu mwuka w'ukuri icyo ushinzwe ni ukukuyobora no kukwereka iby'ibyaha. Dawidi arangije abivuga neza, aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana terasi enemanda bizangendaho, bizankurikirana, bizambaho. Kugirirwa neza, the mercy of God, imbabazi z'Imana zidasanzwe nizinzaho nzaba nezerewe, bizanyomaho. Ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri, ahubwo bizangumaho iminsi yose nzaba nkiriho. Imana ishimwe. Turimo kuvuga kuri wa mwuka w'Imana niyamara kugera mu muntu uzamwemeza iby'ibyaha, anamuyobora uwo mwuka w'Imana. Hanyuma n'imbabazi z'Imana nimuzimuzaho zizahita zimwomaho iminsi yose, aho azajya hose za mbabazi zizamufata. Naba agiye kujya mu bintu bitari ngombwa asaba Imana imbabazi, za mbabazi zimugendeho zimwomeho iteka ryose. Rero ndavuga ngo mwuka w'Imana kuyobore. Iri jambo ry'Imana rije kukubwira ngo uyoborwe na mwuka w'Imana, uwo mwuka w'ukuri akuzeho, uwo mwuka w'ukuri utesha agaciro ibya Satani ukuzeho, uwo mwuka w'ukuri uguhereza kwizera Imana by'ukuri ukuzeho, uwo mwuka w'ukuri ukwemeza ko ibari ibyaha ukuzeho, uwo mwuka w'ukuri ukubwira ngo reka gukora ibi ngibi, kora ibi ngibi, uwo mwuka w'ukuri w'Imana ukuzeho. Kuko biravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabemeza. Mwuka w'Imana niyakwemeza gusenga uzasenge, niyakwemeza kuririmba uzaririmbe, niyakwemera kugira ikwemeza kugira ibyo ukora, kugira aho uje kubwiriza akakwemeza kujyayo kubera ko bagutumiye, mwuka w'ukuri azakwemeza ngo bagutumiye, yego genda, cyangwa akubwire ngo wigenda.
uwo mwuka w'Imana rero abantu baramubuze kandi niwe ukenewe mu bihe nk'ibi ngibi. Rero uyu mwuka w'Imana w'ukuri utwemeza azatubwira ngo tujye hariya kubwiriza cyangwa se ntitujyeyo kuko tuzahuriraho n'ibibazo. Azatwemeza ngo abantu ntibagire amafeza n'amazahabu babahereza muyange kuko muzahura n'ibibazo, cyangwa se muyafata nejejwe cyangwa se ntimuyafate. Ikintu babuze ni icyo ngicyo. Hanyuma y'ibyo ngibyo imbabazi z'Uwiteka n'ineza z'Imana zizoma ku bantu b'Imana. Imana ibamugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma ku bantu bari badukurikiye tugeze ku mwanya wo gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, gusa nta kintu narenza ku jambo ry'Imana kandi nta kintu narenza ku byo twumvise hano, usibye gukurikirana rya jambo rimwe cyangwa se abiri cyangwa atatu, kureba tukumva ariko nanone tukayinagira ute tukiga. Hanyuma Innocent tubwiye nimero yawe umuntu wifuza kuvugana nawe. Nimero ni ya yindi njya ntanga aho ngaho kenshi 788 25 agateranyo 250 77 88 25 Imana ibamugisha. Imana ibishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma dusoreze n'isengesho. Imana turagushimiye, Imana ikora, Imana ifite ubutware. La dosi bela shaimanda la belevola si dre la montala bi enemanda la lashi la dre la moni la hailim la onimanda la bi elevala shemna andomeni na hai. Uri byose rero dutangiye ikiganiro wabanye natwe, tunagisoje wabanye natwe, nuhimbazwe. Hanyuma benshi bagira ibyo babona, benshi bagira ibyo bunguka, kandi ikiruta byose uzadoreza ubugingo buhoraho. Wakoze ko watwumvishe, umuntu wese wumvishe ikiganiro nanone umuha umugisha muri byose. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikiye mwibuke gukora subscribe kandi mwibuke gusharinga ku nshuti zanyu kuko bino biganiro dukora n'ibyo usanga izi nshuti yawe, ariko nanone munyekeye no kujwi ry'amahoro nawo makore subscribe. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Innocent, nawe ndagushimiye kubw'umwanya wawe waduhaye. Murakoze cyane David. Amen.